bigira isoni nibiranga umukobwa wese nibiranga umukobwa wese. Wow, mumabera amashi. Hallelujah. Oh my God. Sorry kari gikwerere di. Bad man. Get the mic. Wegereza microphone. Sava? Sava. Meze neza. Meze neza cyane. Ntambaye nk'umuntu muri Amerika. Oya ni ibisanzwe. West Coast side, what's up? Yo. Ni ibisanzwe. Okay. All right. So witwa? Dukunda Thierry. Dukunda Thierry. Uri umusore uhagaze imyaka ingahe? Ndi umusore uhagaze imyaka 25. 25. Ukaba uri umusore ukora iki? Ndi director w'amafilme, nkaba n'umwanditsi wayo, n'umu content creator. Ko kazi kanjye ka buri munsi. Ukaba ukiri single? Still. Wakwifata. Uyu munsi mfite abakobwa uri umunyamugisha. Kubera ko iyo abakobwa bagifite baruni zabo gutya baba bagukunze. Hari ikintu baba bakunze buriya kuri wowe. That means love. They still uracyafite amahirwe. Ni igikundiro duhabwa n'Imana. Turashimira Nyagasani nyine tu. Okay. Now, ubundi wifuza umukobwa umeze gute? Njye nifuza umukobwa uri hard working. Umukobwa ufite intego, ufite icyo ashaka. Yegereza mikoro gutya hano. Yego. Umukobwa ufite ahazaza kandi ufite uburyo ki yagera kuri izo nzozi ze. Urumva nyine wa mukobwa nyine dufatanya tugakora tukareba ko twagera ku nzozi ze ndetse n'izanjye tugateza imbere umuryango muri rusange. Uramwe ngo okay, akazi kawe twakumvishe n'imyaka twayumvishe. Now iki tujye ku mukobwa ushaka imiterere. Ni umukobwa uteye gute? Oya ahanini nge ntabwo ndeba imiterere. Ntabwo ndeba physical appearance. Ahanini ndeba mentally. Ndeba mu mutwe ibitekerezo nyine by'umukobwa kuko physical appearance buriya ahanini ushobora gushaka physical appearance. So when you cover small nyash, big nyash, whatever you don't care about that. What I mind is what is in the head. Wow. That's nice. Now ngo mugiye kubaza ibindi bibazo. Nuwuhe ngiye kubaza ibibazo abakobwa baraza kubyumva. Niba wumva utabishubije neza uko babyifuza buri muntu akumva ntanyuzwe mwemereye kumena igipurizo nta kibazo. Okay? Ese ushobora kubana n'umukobwa wenda okay nuwe mukobwa ni ikihe kintu utakwihanganira ku mukobwa cyangwa ku mukunzi wawe cyangwa ku mukobwa mushaka kubana? Ni ikihe kintu utakwihanganira? Ikindi mbona abanye mu rugo ni ikihe kintu utakwemera ko yakora? Ikintu duhereye kuri icyo kibazo cya nyuma mu bijyanye no mu rugo. Kandi mu bakobwa ndi kubwira ubwo harimo ubwo umukobwa wenda wabyayeho, hari umukobwa wenda bitandukanye. Uhereye ku mukobwa wabyayeho birashoboka ko Imana ishobora guhereza umuntu wenda wabyayeho. Ese mwabana ibyo byose ubishyiraho turebe. Yego, ngiye mbonye umukobwa wabyaye twabana nyine aramutse nabonye ko yujuje ibisabwa ngiye ngeneye. So duhereye ku kibazo cya nyuma rumbajije, tugeze mu rugo nk'ibintu ngiye ku giti cyanjye nakemera ko akora. Ni imyifatire, hari imyifatire nakemera ko yifata mu rugo. Kurumva umuntu wagejeje mu rugo still yabaye ikindi kintu. Nagakira umukobwa yabaye umubyeyi, yabaye umugore, hari icyiciro kimwe yavuye maje mu kindi. Rero nakenera ko nyine yakitwara nk'abandi bamama b'icyubahiro mu rugo nyine rwabo. Ku buryo na buri mushyitsi wese twagira yajya hagera akavuga ati wabo nabonye urugo ruzima. Wow. Abakobwa ibibazo byabo bari kubifata mu gihe bataramena gutya. Uracyari kiriya. Ibisubizo byose ni ukuri. Abana. All right, so keep it up. Now, reka njye ku bakobwa mbabaze impamvu bagifite balloons zabo batarazituritsa cyangwa se batarazimena. Kubera icyo utaramena balloon ya? Ibitekerezo by'urumva. Batubwiye ngo witwa? Nitwa Sonia. Imyaka 20. Mwese murajya mubwira imyaka kugira ngo abimenye. Ntigushyiraho microphone, umubwire imyaka yawe n'icyo ukora kugira ngo abikuko we ntago yarahari. Sibyo? Thank you. Nitwa Sonia, mfite imyaka 23, nkora muri salo. Ego, impamvu nyifite balloon yanjye nuko nyine urabona ko ameze nk'umuntu ushaka kuko yego kubaka atari nka byandi by'abasore b'iki gihe n'ibitekerezo bye nyine biri hejuru cyane. Urumva ko nyine yaje afite gahunda. Okay. Ngiye nje kureba umuntu nakicaza mu rugo abashyitsi bazaba bati no umugore. Yeah. Thank you. Ko gifite balloon yawe? Ni mwiza. Bro uri mwiza man.
Yo asante kabisa. Thanks. Ikindi nta kindi arasa neza aritonda nyine aratuje that's why nyine numva ko ntagomba guturita baloni. umufumu wanogesheje tujyana afite mayindi nk'iyo nahoze mvuga kare y'umuntu nshaka. Yeah. Nimba ubyibuka uko nakubwiye nawe nsanze ariko azavuga nko nabivuze. Akeneye umukobwa bahuza ibitekerezo, gukura amaboko mu mufuka, aden bagakora bakubaka ikintu kizima. Nawe numvisha ko yabivuze. hari ikintu ushaka kumubwiraho? Turaza kubivugira rimwe. Okay. Byose mbibika. Impamvu ngifite baloni yanjye ni uko ni mwiza aseka neza ariko ndashaka kubanza kumubaza. First of all, iyo uri muri relationship target uba ufite ni iyihe? mwemereye kumubaza ibibazo byamunanira mukazituritsa, mwemereye kumubaza ibibazo icyo ngicyo ubundi ambwire any case bibaye ngombwa yuko abana n'uwo bari muri relationship yumva yabyara abana bangahe? witeguye kubyara bro? Ndabyiteguye. Okay. Usubiza ibibazo. Mpereye ikibazo cya mbere, niba nibuka neza wambajije iyo ndi muri relationship target mba mfite. Mbonye iyo ndi muri relationship intego ya mbere mba mfite ni ugutuma umuntu turi muri relationship imwe namugira inshuti yanjye kuruta uko twaba dukundana, kugira ngo ubushuti bwacu burambe n'umubano wacu urambe. Ariko hanini intego mba ngamije ni ukugira ngo nzabe nasazana nawe tuzabana mu bundi buzima butari ubwo ngubwo bwa dating. Yeah. Hanyuma ikijyanye n'abana cyo on my side ngiye ndumva narenza abana 4. Yegereza mikoro. Yego. Kubera iki se? Abana ni benshi. Urabyara. Abana ni benshi kuko urumva muri viziyo turimo nyine umuntu aba akeneye gukora, sibyo? Umuntu aba akeneye gukora kandi urumva iyo ugiye mu bintu byo kubyara n'iki bigufatira igihe pe. Abana banini benshi byibuze nka 2 baba bahagije. Waba ababyeyi 2 akaguterera inda ya 2 ku kiriri wabyitwara mute? Kabyara inda ya 2? Oya nta muntu ukiyifatira ku kiriri. Let's go to another one. Aha. Sawa. Ufite baloni yawe kubera iki? No, arasa n'umugabo, arasa nyine n'umuntu wakubaka urugo. Ikindi aseka neza. Ndi bituma ufite baloni. Yego, ariko icyazo nshaka kumubaza. Mu challenge ngamuremereye kumubaza. Uramutse nyine kundanye n'umuntu mukabana ugasanga nagabyara, mwagumana cyangwa wamureka? Twabana kubera ko icyo gihe ntabwo mba namuzanye kuko hari icyo mukurikiye, ahubwo mba namuzanye kubw'amarangamutima nagize. So urumva rero twakomezanye kubera ko amarangamutima yanjye still n'ubundi banyamufite. Anyway, twabiganiraho. Thank you. Ni mwiza anaseka neza, so ni umuntu uri mature mu byo akora. Nicyo namukundiye cyatumye ntamena baro yanjye. Si byose kombona ngewe ikintu namukonye Wemeye kumubaza ibibazo mukamuchallenge. Mubaza ibibazo byatuma mina baruza. afite ya size n'undi nakubwiye. Nikunda. Yego. Kubera ko uri Kako ndi maneke. Maneke nta kintu gato cyane kuri wowe. Yeah. Uri mu uraringaniye. Ikindi namukundiye nyine urumva ko afite ibitekerezo bizima by'umuntu ufite gahunda yo kuba yashaka. Uri seriye koko man? none se ngubeshya. Hi. So, Uracha atuye mu imyaka? 25. Okay. Uri musore n'umuntu. Hari ufite imyaka ingahe? The same. Umusore ko namubonye je namwishimiye agituruka hariya. Africa was served. Kigali was served, bro. Man, waje warogesheje. Mfite igiti. Aha, ndarengana da.
nje impamvu narayimena namwishimiye ibaze ye namubonye agituruka hariya amaso yanjye yari yaheze kuri we ikintu cya mbere namukundiye aseka neza aseka neza afite iminwa myiza njye nawe turamutse duteretanye tukabyarana nk'umubebe umubebe yaza afite iminwa myiza uwo mbebe yaza ari icyuki kabisa ni bogare kandi nanjye ndi icyuki nawe uri bogaro. That's amazing, that's amazing. All right. Now ndagira ngo munyemerere abantu bagifite baloni zabo ngaba ubu noneho ni tani yawe ugiye kwambariza ibibazo wumva ushaka ku mugore gutagukonveka kwanza mbere na mbere banza ukuremo abantu batatu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 menera ibipurizo bitatu by'abakobwa utishimye nta kintu uravuga nothing mena abakobwa batatu ubona wowe utishimye urahita duha impamvu bamenye nituzivamo noneho tujye ku bandi wabaze ibibazo. Are we ready for that? I'm ready. Let's get it. Twagiye. Batatu. Okay. Ngira impamvu bari abakobwa baturikije. Impamvu bari abakobwa baturikije depending on kubyo bagiye bavuga dukurikije mu byo bagiye bavuga byatumye banyishimira bitandukanye n'ibyo ngiye nekereza mu mutwe byatumye numva ko wenda bari kunyishimirira. Thank you. Murakoze. Katugende ku bandi. Bano bane basigaye ugiye ko bazi ibibazo. Umenera batatu sigaze umwe. Yego. Twagiye. Ikibazo cya mbere ndakibaza uyu mukobwa. Ikibazo cya mbere nshaka kubaza muri aka kanya tubaye turi mu buzima butatwemerera kuba twakora ikintu na kimwe dukeneye sibyo dukeneye turi mu rugo dufite abana n'urugero babiri situation imeze nabi yegereza Mike noneho tugize amahirwe yo kubona 200,000 ibyo 200,000 wumva twabikoresha nk'iki katwegere hano aduhereza igisubizo cye. So ntago ufata amafaranga ngo uvuge ngo wenda aya mafaranga ndayakoreshamo ibi nibi ahubwo ureba ikintu gikwiriye kigendanye n'amafaranga runaka ukamenya ngo wenda aya mafaranga ndajya gucuruza wenda n'inyanya ku muhanda nicyo cyavamo cyangwa se ukamivuga ati aya mafaranga nanayashingamo wenda na business runaka bitewe n'ukuntu angana nicyo ndi kubona runaka gihari kikwiriye n'ayo mafaranga. Sinumva ari ibyo ngibyo. Tukira aho gatoya ushobora kuba ndutanyubisha neza ikintu nashaka kubaza 200,000 bije ni iki byakora gishobora gutuma lasting for a long time none tudasubiye muri bwa buzima bubi twari turimo kirekire. Yego. Nshobora kuyafata nkavuga ati amafaranga 200,000 ndayafatanya cyane njye kuyacuruzamo imyenda nkurikije uburyo ukuntu mbona amafaranga angana nkavuga ngo ndakora iki ngiki cyaye mafaranga nzajya ninjiza aya ngaya ejo ninjiza aya ngaya bitewe nuko ayo mafaranga mfite mbona angana kandi ndakeka ko ayo mafaranga ko byagenda kose mu buzima bwose twaba tubayemo yadutunga kandi akadutunga mu buryo twifuza muri ayo mafaranga. Okay, thank you so much. Reka tukubite twihuta. Yego. Ku giti cyanjye okay gihorere gutyo tugiye kugenda no ku bantu noneho nyuma tuzikorera nibyo tumenye impamvu wasizemo runaka. Yego. Aragushubije tujye ku bundi kibazo cy'uyungu nshaka kumubaza turamutse twasohokanye turi on date akabaho situation yuko ugira ikibazo gitunguranye cy'amafaranga nafitiye ubushobozi none muri ako kanya hakaza umuntu ufite ubushobozi bw'ibirenze ibyo ukeneye byagenda gute muri ako kanya kandi ikibazo ufite kirakomeye cyane kandi urukundo nkunda nagwo rurakomeye icyo gihe byagenda gute? Icyambere byaterwa n'uwo muntu ufite ubwo bushobozi anshaka iki ashaka kumfasha bisanzwe nkuko wafasha umuntu cyangwa hari ikindi anshaka arashaka kugutwara kuntwara akaguha amafaranga ukeneye nawe ukamuha ibyo akeneye. Oyanjye we nkiri imbere urukundo nago nayemera twakihangana bagiye ku wundi
Oui. ikibazo nshaka kubaza eske ni akahe kazi wumva umuntu mukundana ashobora kuba yakora ukumva wenda ako kazi kari kugusebya cyangwa se ni ikihe kintu ashobora kuba yagukorera muri kumwe ukumva kiragushebeje ariko noneho icyo ndashaka umbwire cya kintu kiri worldwide ikintu gihuriweho n'abantu bose ku buryo abakobwa bagenzi bawe abamama muri rusange igitsina gore cyose muri rusange icyo kintu tuba tuzi ko icyo kintu kibababaza. So ikintu ushobora gukora kikambabaza muri life abakobwa dukunda abahungu biyubaha, right? So none ari igihe ushobora gusohokana n'umuntu okay, tuvuge twasohotse ndi girlfriend wawe boyfriend wanjye turi kumwe n'inshuti noneho ugasanga uko ufata inshuti zawe niko nanjye uri kumfata, muri make twese watwisanzuyeho bingana, nta respect wihaye wayagaye. I don't like it. Yeah, that's nice. Next. Ikibazo nshaka kubaza ku giti cyawe ni ikihe kintu wumva umuntu mukundana yakubuza ntugikore kandi mukundana bya nyabyo, kandi nanone utagikora ku ruhande rwe bikaba byavamo kurisika kumubura? usubiramo ni ikihe kintu boyfriend ashobora kugusaba kureka cyangwa umuntu mukundana ashobora kugusaba kureka warangiza wowe ntukemere, kandi ibyo bintu kutacyemera akaba ari muri risike yo kuba nawe uri bumubure? gushutinga filime. What do you mean? kuba umu actress. Ntabwo yakubuza kujya muri filime zawe? Okay, kubera ko niko kazi kawe. Ndabikunda cyane, so namureka nkakora siniyandarike nkavuga ati yaranditse afite impamvu ze, reka nkomeze ibintu ngiye nkunda cyane, ndabizi neza ko nzabona mu mugisha bikoze neza. Okay, alright. Now ndagira ngo my guy je guhagarara neza, duhagarare neza gutya hano. Let's stand upright, then no turebe muri amagingo yanga tuzire ko muri kudukurikira live turashari kubona abakobwa bacu ndetse n'abasore batandukanye, turebera hamwe ese uyu munsi bano basore n'abano bakobwa barabona match zabo cyangwa na match bari bubone. Now ngaba bose urahitamo batagwaye ibisubizo byiza uzituritse Baron. Twagiye twihuse kandi wibuke ibibazo wababajije. Ego. Aha. Ntabwo ndi butinde mu nzira, komeze mwihangana bashu. We abasore baracyahari benshi, nimugire ikibazo. Now uyu mukobwa reka ze hano imbere, uri na hano imbere mu cyo cyuho mu gikinge. Kubera iki uyu mukobwa ndashaka agira ibibazo kubaza, nawe ujye kumubaza ibibazo byawe ku giti cyawe kugira ngo mu matching niya bishoboka cyangwa se bidashoboka, natagusubiza uko byifuza Baron yituritse uyimene match itabaye. Nutayimena ukavuga ngo ngewe nta kintu mbaza cyangwa ndanyuzwe, it's okay, ndabareka. Nibwo yagukunza arabitubwira nawe, then bite birangira. We ready? You have anything to say? No, je nanyuzwe nasubijwe. My guy, ibintu byabaye kabisa. Okay. Yeah. Uyu mukobwa waba wamukunze cyangwa ntabwo wamukunze? Bo. Kuki Baron ye wayisize cyo ni cyambere. Mbere na mbere impamvu Baron ye nayisize nkuko natangiye mvuga mentally no kuvuga ngo mind ye ahanini iri guhuza n'iyanjye par rapport ibibazo nagiye mbaza, uburyo yagiye nsubizamo confidential answering buri kimwe cyose nyine since the beginning byahuye. Igihagararo nacyo gigutwaye? Njye natangiye babwiye njye ntabwo ndiba physical appearance. My God. So muri make niba umukobwa wamwishimiye ndetse n'umukobwa nawe niba yakwishimiye, nimukora ikintu kigaragaza urugwiro n'uruhuzo. Muhuze twe ntabwo duhari ubu muri kuri de muri kumazi ku mucanga, twebwe ntiduhari. Show us something that is romantic, that shows that you have decided. N'imbere y'Imana, imbere y'Abanyarwanda hose hano bari kutureba live, tumenye niba tubonye match cyangwa ntayo tubona. Twayibonye. Nta kibazo mubaza?
twe nta kibazo tubaza mu izina rya Yesu. Reka rero ubwo rero mutwereke ibyo mutwereka, ntabwo turi hano twebwe. Wow, mubabera amashyi. Hallelujah. Oh my God. Africa was ibyo tubabwira mujye muza hano mubone abasheri. Right? Now, uriyumva gute? I'm happy. birarenze Urabizi abakobwa bishimye amarangamutima barayagaragaza. Garagaza amarangamutima yawe kuri we. Guhaga ingana ntago ari byo gusa. Turagira ngo tugaragaze ko biri seriye. Uyu muntu mwemerewe nta boyfriend afite hariya hanze. Ndetse nawe nta girlfriend usigaje hariya hanze. Exactly. My guy. Umukobwa mwiza nk'uyu. Look for any way of appreciation when it comes to love. Shaka uburyo wamwereka ko nawe wamwishimiye. Amaranga y'umugabo atemba agwa mu nda. Ay'abagore bararira gasohoka. So twereka ay'abagabo n'aya. Ay'abagabo twebwe abadi kujya mu nda ahubwo can you have a microphone? Bon. Babe. Yes. Ugira isoni? Ni ibiranga umukobwa wese. Ni ibiranga umukobwa wese. Umuntu mukundana you have to be open. Yeah. Sure. Yeah. Sure. Yeah. Look at me in the eyes. Anyway, if you love me, that's nice. I love you too. And I wish may God be with us. That's it. Yeah. I think we can move. Ibisigaye tubabone ku murenge mu izina rya Ni ibyacu. Amen. Amen. Wow. Mwamera amashyi bagenda. Right about now we are back with another banger. Nizere ko mwabonye couple ya mbere of course ready babonetse abana bakundana neza 5-5. Wowe utegereje iki? Come and enjoy the life. You see the life. It is what it is. We outside here chilling. It is the Pop the Balloon. Welcome to JBM Jizo YouTube live. Tujye ku musore wa gatatu turebe abakobwa my ladies. Muracyategereje?